Turagushimiye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi itambutse, ukaba wongeye kuduha guhura turi amahoro. Reka kuba natwe muri uyu mwanya tugiye twinjiyemo wo kuganira ijambo ryawe, umwanya wo kungurana ibitekerezo, wo gusangira ibidufasha kugira ngo dukomeze uru rugendo twatangiye rujya mu ijuru. Reka icyo wagambiriye gukora rero ugikore muri twebwe, kandi buri wese ukurikiye iri jambo, Mwami Imana, yunguke mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda, dushimishijwe n'Imana umutima kongera kubana namwe, dusangira ijambo ry'Imana, tunasenga. Ushize twari turi kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo uko uteye kube kwiza kuruta uko usenga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo dukeneye ni kubana n'Imana neza, ni ukuba umubano wacu n'Imana umeze neza, naho iby'ibindi byo biduhiga n'iki n'ibyo twifuza kugeraho byo si ikibazo. Imana iri mu ruhande rwacu, ibindi byose byagenda neza. Tubanje gushima Imana ko yaturinze mu minsi itambutse, ikaba yongeye guca inzira, tukaba twongeye kubonana turi amahoro. Iminsi umwana w'umuntu aba mu isi iba ari iminsi nyine ifite uko ingana. Dushima Imana ko rero yashimye ko tugeze iki gihe, iminsi yacu nyine igeza muri iki gihe, kuko hari ababyifuje bitakunze. Ari wowe uri kumurikira rero, nanjye ubwanjye dufite amashimwe yuko tugihumeka, kuko wavuye mu buzima nyine we byararangiye, ntabwo agihumeka. Twebwe rero tugifite aya mahirwe, dukwiye gushima Imana ndetse tukanabaho ubuzima buyinezeza. Reka dusome ijambo ry'Imana, turarisanga mu Kubara igice cya 23 umurongo wa, turahera kuri 19 tugeze kuri 21 gusa, hanyuma tuganire. Haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, byavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye, simbasha kuwukura. 21 aravuga ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye mu Bisirayeli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, Uwiteka Imana iri kumwe nabo ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Kadusome no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8 igice cya 8 umurongo wa 32. Aravuga ngo reka duhere kuri 31 mu mutwe baravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Umurongo wa 31 aravuga ngo none ubwo ibimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana ishimwe kubwira ijambo. Navuze ko intego y'iri jambo iravuga ngo ikibazo ntabwo ari ibiduhiga cyangwa se ibyo twifuza kugeraho tubona wenda nta nzira tubona, ahubwo icyo dukwiye kwitaho cyane ni imibanire yacu myiza n'Imana. Twasomye inkuru ziri mu Kubara igice cya 23 umurongo guhera ku murongo wa 19, bavugamo inkuru kiriya gice cyose ndetse n'iki kibanziriza n'ikigikurikira, bavugamo inkuru z'umugabo witwa Balamu, yahawe akazi na Baraki ko kujya kuvuma ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Abisirayeli. Yarabigerageje, arategura. Baraki yari yamuhaye ibiguzi kugira ngo amuvumire nyine ubwoko bw'Abisirayeli, ariko kuko Imana yari iri muri bo, kuko Imana yabarebaga ikabona nta kibi kiri muri bo, aho kugira ngo Balamu avume umuvumo ufata Abisirayeli, ahubwo yabaheshaga umugisha. Usomye ibi bice uko mbivuze ko ari 3, 22, 23, 24, ubona uburyo Balamu yagiye agerageza kuvuma
ariko aho kugira ngo avume ahubwo agahesha umugisha Abisirayeli. Bivuze iki rero? Natwe ikibazo dufite cyangwa se igikwiye icyo dukwiye kwitaho no gutekereza cyane, ntabwo ari ibiduhiga, ntabwo ari ibigambirire cyangwa se ibintu bibi byazatubaho. Hari abantu usanga baba baraheranywe no kuvuga ngo inyatsi ngo nizo zituma badatera imbere, iki n'ibiki, abarozi n'ibindi, cyangwa se umuntu akaba areba uburyo gutera imbere bigoye akavuga ati ese bizagenda bite? Ariko mu by'ukuri ntabwo ari aho dukwiye gutinda. Kristo yaravuze ngo muri Matayo, yaravuze ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buri muri twebwe, ubwami bw'Imana turi kumwe nabwo, ubundi ubusanzwe aho ubwami buri n'ibindi byose biba bihari. Ahantu hari ubwami haba hari umutekano, ahantu hari ubwami haba hari ubutunzi, ahantu hari ubwami haba hari n'ibindi byose bigendana n'ubwami. Rero Imana iri mu ruhande rwacu ngo twabisomye mu Baroma, Pawulo yandikira Abaroma 8:32, yavuze ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ngo ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege agapfa ku bwacu, ikemera ko aza kudupfira, yaba ite kumuduhana n'ibindi byose. Abisirayeli bari bibereye mu kibaya, ntibari bazi ngo bimeze bite, ntibari banazi ko Baraki nyine yashatse wo kubavumba. Bari biturije bibereye mu kibaya cy'i Mowabu, umwami w'i Mowabu nyine ariwe Baraki yabagiriye ubwoba, aravuga ati reka nshaka umuntu w'Imana w'umuhanuzi agenda abavume. Ariko kuko Imana yari iri mu ruhande rwabo ntabwo byakunze, aho kubavuma bahabwaga umugisha. Rero nawe nkurikiye nanjye, icyo kibazo dufite ntabwo ari ibiduhiga cyangwa se byashaka kutuvuma cyangwa n'ibindi byose abantu dusanga biduhangayikishije, ahubwo igikwiye kuturaza inshinga dukwiye kwitaho cyane ni umubano wacu n'Imana, ni ukuba dufite agakiza muri twebwe, ni ukuba twizeye ko Imana turi kumwe duhamanya nayo yuko turi abayo koko. Umwuka w'Imana uri muri twebwe agahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana bayo. Inshuti yanjye rero nsa n'usoza, navuga ngo wifate umwanya wawe uhangayikishwa cyangwa se utekereza ku bintu ubona bikugarije bibi, bikurwanya. Hari abatinzwe nyine n'abarozi mu rugo yabo n'imbeba cyangwa n'iki, ugasanga byabaye ibibazo ngo bamuroze n'iki, ngo amahembe n'ibindi bikunze kubaho. Cyangwa se ugasanga umuntu ahangayikishijwe no kuvuga mbese intambara runaka yaba atekereza ko zamuhagurukira. Ntabwo ari ibyo dukwiye gutindaho cyane ngo tubitinzeho umutima, ahubwo dukwiye gutinza umutima kwibaza ngo ni gute twabona, ni gute twashakashaka ibyo umwami Imana ashima, ni gute imitima yacu yakwegera Imana kurushaho, ni gute twagira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Icyo ni ikintu gikwiye kuturaza inshinga buri munsi, buri saha, tuhora dutekereza ngo ni iki twakora kugira ngo Imana niturebe twishimire. Ibindi byose ibi birebere byitayeho rwose, kuko ijambo ryayo ryaravuze ngo niba turi bato tukabasha guha abana bacu ibyiza, Imana ntizarushaho guha umwuka wera abamumusaba. Imana rero yo yiteguye kutugirira neza, kuturindira umutekano, kuduha n'ibyo twifuza tukiri mu isi, ndetse tukazabona n'ubugingo buhoraho kuko twarabuhawe ko twizeye Kristo. Twe icyo dusabwa ni uko dukwiye gushaka uburyo bwose tubana nayo neza, tukirinda ibyo yanga, tugakora ibyo ikunda. Imana rero iguhe umugisha wowe nkurikiye. Niba warizeye Kristo ni byiza, ita cyane kuri iyo kintu mubwiye. Hanyuma niba utarakira Kristo, ni byiza ko watera intambwe ukizera Imana, ukakira Kristo umwami n'umukiza, kuko rwose ntaho uri niba utarakira Kristo. Waratanzwe n'ibyiza byo muri Kristo, habamo amahoro, habamo n'ibindi byinshi byiza umuntu yakwishimira kugira, ariko kandi icya mbere ni ukugira ayo mahoro ndetse n'ubugingo buhoraho tugire twakiriye Kristo. Imana y'umugisha kandi ikomeze kubana natwe. Tuzakomeza ubutaha n'irindi jambo ry'Imana Imana izaba yaduhaye, kandi bizabashaho kugenda neza. Sawa, bayi, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibagirire neza. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, dushimiye ko wabanye natwe kandi ko tugiriye neza. Reka ijambo ryawe rigwire muri twebwe kandi rikora icyo waritumye.
mu izina rya Yesu Kristo buri wese uryumvise rigiye guca mu gutwi kumwe ngo rihungukire mu kundi, ahubwo rimugirire umumaro. Umwuka w'Imana akomeze kugenda amusobanurira, kandi rwose tugere ku ntego ushaka ko tugeraho Mana, dukore misiyo watuzaniye ku isi. Ijambo ryawe rikomeze kugwira muri twebwe kandi ryera imbuto nyinshi mu izina rya Yesu, amen.